Yes, nanone ikaze. Reka nizere ko mukimeze neza nk'ibisanzwe. Reka nizere ko mumeze fresh. Nanone ndongera mbabwiye ni umwaka mushya kuri mwese, umwaka mushya w'ibihumbi 2026 ko hari abo tutatangiranye ikiganiro. Tugeze saa sita n'iminota tugeze saa 9:34 muri studio za Goodreach TV. Sorry muranyihanganira. Tugeze saa 9:34 muri studio za Goodreach TV. Reka rero mbabwire ni uyu ni wa mwanya mwiza, umwanya utegerejwe na benshi ku banyarwanda. Ni kimwe mu gice kiba gitegerejwe na benshi cy'umutumirwa mu kiganiro cyacu Just Leo. Ikaze mu kiganiro cy'umunsi, umwanya w'umutumirwa nanone. Numwe mu bahanga cyane muri sinema nyarwanda, numwe mu bakina muri sinema nyarwanda, wavuga ko bakomeye ndetse w'umuhanga cyane. Niwe tugiye kubana nawe uyu munsi, niwe ugiye kuganira natwe bimwe muri sinema nyarwanda dutekereza, cyangwa se nimba n'icyo utekereza cyangwa ufite amatsiko muri sinema nyarwanda ukaba wakimubaza. Niwe twakiriye nonaha muri studio za Goodreach TV. Tuguhaye ikaze muri studio. Yego. Umeze ute? Ndaho umwaka watangiye neza. Yaje byose bizaza tsakanga ka gripe. Yego. Yego, umwaka mushya yego, muraza kugera microphone. Okay. So uyu mwaka ni umwaka w'ibihumbi 2025 turangije. Ni umwaka wari umeze gute muri sinema nyarwanda? Muri sinema nyarwanda umwaka 2025 hari byinshi wongeyemo. Hari abashyashya twungutse, hari ibitekerezo bishyashya byungutswe, hari amaproje menshi yakozwe. Urebye buri mwaka hari ikiyongera ku ruganda. Yego. Uraza kwibwira abanyarwanda none, ugiye kwibwira abanyarwanda amazina nimba n'uburyo bushoboka ko umunyarwanda ukureba yita kumenya so ubwo buryo uraza kubukoresha. Njyewe ubundi nitwa Rutungura Jeff, ariko akenshi bakunda kunyita Kashikashi muri Papa Sava. Yego, ko haba Kashikashi muri Papa Sava. Haba hari amaproje menshi umuntu aba yaragiye acamo akina ko barakazi, kandi urumva Uganda rwose ni urwacu. Yego. So aho dukenewe tujyayo, ariko cyane cyane mbarizwa muri Papa Sava nitwa Kashikashi. Yego. Jeff, ni ryari winjiye muri sinema nyarwanda? Niyo mwaka winjiye muri sinema nyarwanda? Ndakeka byari nka 2015 gutyo. Kuko hari filime twakoze yitwaga Umwanzuro, yacaga kuri televiziyo Rwanda. Yego. Umaze imyaka igera muri 11 muri sinema nyarwanda. Sinema nyarwanda, ku bantu badukurikiye, yaba bifuza kujya muri kuba bajya muri sinema nyarwanda, yaba abagira bimwe mu bibazo bibaza kuri sinema nyarwanda, nanjye uyu munsi sinema nyarwanda ni kimwe muri business, cyangwa se kimwe mu bintu bishobora gutunga umuntu. Ni ikibazo ndikubaza, ni kimwe mu bishobora gutunga umuntu, yaba kuba producer ndetse n'abakinnyi bakina amarero dusanzwe tubona ku ruhande. Sinema nyarwanda ishobora gutunga umuntu cyane rwose, ikamutungana na famille, ndetse akabona n'ibyo aba yifuza nyine dukinira muri ubu buzima bwa buri munsi. Cyane sinema nyarwanda iragutunga, ukaba ariyo wakora yonyine. Dukeneye ko byiyongera kurushaho, kuko hari ikintu gikutunga, hakaba n'irindi terambere ushaka. So rero urumva ntabwo turagera ku rwego dukeneye kugeraho, ariko nakubwira ko hari benshi hanze ahangaha dutunzwe na sinema nyarwanda. Yego. Niki kuvagira muri sinema nyarwanda, niki cyagushimishije kurenza ibindi umaze kwinjira muri sinema nyarwanda? Niki wahuye nacyo? Ni ubuhe buryo, cyangwa se ninde wahuye nawe, cyangwa se niki wahuye nacyo kikagushimisha kurenza ibindi muri sinema nyarwanda? Icyambere ni ukwegerana n'abantu.
nakuyemo abantu benshi, nahabonye inshuti nyinshi. Icya kabiri ni ubumenyi wiyongera ubumenyi buriya nubwo ari akazi ariko hari ukuntu kanatyaza ubwonko kuko buriya ubwayira gufuma ushobora kuba hari nk'ibyo waburaga bimwe ikagenda ibikongerera kuko buriya kenshi twebwe dukora ibintu by'inyigisho. Urumva rero iyo urimo gukina ibintu wigisha abandi nawe uri wigiraho. Urumva rero harimo amasomo harimo kwegerana n'abantu, kugira inshuti nyinshi n'agafaranga of course. Okay, sinema nyarwanda uyu mwanya niyo turiho ni nayo turaza gupresida cyane kuko niyo barizwamo muri sinema nyarwanda. Hari uburyo ngira ngo bimwe mu bihembo biherutse gutangwa I think ni bya Mashariki, hari uburyo bitangwamo ukabona hari abatabyishimiye, ukabona hari abavuga ko hari ubujura bwabaye. Mbese wowe ibintu nk'ibyo ngibyo muri sinema nyarwanda by'umwihariko uyu mwaka wabifashe ute? Urumva nta na rimwe urabona n'iki kiganiro ukora hari abagikunda, hari abakivuga in a positive way n'abakivuga in a negative way. Ntago abantu bose rero ikintu bakivuga kimwe, nta nubwo ariko ni n'uburenganzira bwabo. Ntago abantu tugomba kumva ibintu kimwe. So jewe ukuntu mbibona buriya biterwa na nyiri projet, ba nyiri projet uburyo bayiteguye nibo baba babizi, kandi abagiyemo mu gihe banyuzwe abandi hanze bashobora kutanyurwa n'uburenganzira bwabo, cyangwa se hari n'ababa baragiyemo wenda bataranyuzwe, ariko burya uwabiteguye abafite uko yabiteguye, ngiye mpamanya n'uko yabiteguye. Nyuma wenda ntibivuze ko nta biba bigomba guhinduka, ariko nabo nyuma nkeka ko bicara bakinegura. Babyita kwinegura ngira ngo bakinegura bakareba aho byapfuye, aho bitagenze neza, umwaka utaha bakabihindura. Ndumva rukonje. Okay, birashoboka ko ushobora gukina cyangwa se kwactinga gatoya imbere ya kamera? Byaterwa ntabwira buriya. Okay, nageraho gato. Okay, ubusanzwe lord ukina buretse gato wari umwibuke, nari nkubwiye ngo birashoboka ko wakina imbere ya kamera. Kubera iki? Because hari abantu bagukurikiye bifuza kubibona. Urampemba ningukinira? Birashoboka none hatumaze kubona ubushobozi ko nakinaga nabwo. Urakoze cyane, nawe baye ko wakinaga. Urakoze cyane. Okay, rero ukina muri Papa Sava witwa Cash. Niyo role yawe wakabaye wifuza kuba ikintu kinjira muri sinema, cyangwa hari ubwo uvuga ngo hari role nshoboye kurenza iriya nyine? Urumva hariya ntago tugira role imwe dukina, biterwa niyo baguhaye, kandi iyo baguhaye yose uba ugomba kwikina uko bayiguhaye. Kandi buriya umukinnyi mwiza agomba kujya mu character wese bamuhaye akamufitingamo. So ubwo no kuvuga iyo bambwiye ati urakina uri umupasiteri nabikora, urakina uri umusazi, umuzamu, byose ugomba kuba wabijya mu kantu ukabikora neza. Okay, ninde ufata nk'inkingi mwamba ya sinema nyarwanda? Inkingi mwamba, umuntu ufite cyangwa se ufite uruhare rukomeye muri sinema nyarwanda ku buryo abanyarwanda turamutse tumubuze muri sinema nyarwanda, sinema nyarwanda yasa nkaho inyeganyega. Kuko buriya harimo ibice bitandukanye. Hari abaproducer, hari abadirector, hari abakinnyi, hari ababikora byose. Ubwo rero umbajije gutya harimo ukuntu kigoye. Okay, kuba producer bazi. Kuba producer ni benshi kandi bafite akamaro. Ni benshi pe, ubu ngubu ndanabishimira cyane cyane igihugu
kikaduha amahoro, nibwo tubona n'ubushobozi no gutekereza n'uko ibintu bigenda. buriya bamaze kuba benshi kubera ko tumeze n'igihugu kimeze neza. noneho rero nabo bakabona uko bakora ibyabo, so aba producer bamaze kuba benshi kandi bose bengera akamaro. hari abo ba Papa Sava, Nitegeka Gracia, hari Bakiramana ujya babona babamenya, hari ni benshi ba John Kwezi, ni benshi kandi bose bakora ibintu neza cyane. Ku muntu wifuza kwinjira muri sinema nyarwanda uyu munsi, afite imana arifuza kwinjira muri sinema nyarwanda, bigenda bitaca mu yihenzira, kuko hari abareba film bakifuza kuba bayikinamo kandi kuko ugasanga baranashoboye, binyura mu yenzira kugira ngo umuntu wifuza kwinjira muri sinema nyarwanda nawe agiremo izina, yaca mu zindi okay, inzira zirahari nyinshi, gusa iya mbere burya kugira ngo nkugire inama nziza wabanza hari ahantu bakora udushort course twabyo, kugenda ugakora agashort course ukagira ubumenyi bukeya kuri ibyo, naho amakasting barayamamaza buri gihe, aba ari ahantu henshi hari casting, kugenda ugakora casting bakagutoranya ugakina. Ku bijyanye n'uburyo bwo kwinjira muri sinema nyarwanda, hari bamwe akenshi bikunze kugaragara kuri kesi y'igitsina gore ko hari ibyo asabwa nka ruswa, so ugasanga kuba umuntu producer cyangwa se nyiri filime, kugira ngo abe yaramwinjije muri filime yarabanje kuba hari ahandi amunyuze. Si ibyo bintu nibyo muri sinema nyarwanda? Icyo kintu byo kibaho, kirababaje. Abayobozi bacu abayobozi bayobora Rwanda Film Festival, abayobozi bacu muri rusange barwana nabyo, bahora barwana nabyo, kandi na leta nyine ibyo bintu barwana nabyo, ariko na urumva ntabwo byabura, of course ntabwo byabura, birahari, biracyahari, baracyarwana nabyo, ariko birahari, biranababaje. Ugasanga watatse hari ruswa ebyiri ubundi muri uru ruganda, hari ruswa y'igitsina, hakaba na ruswa y'amafaranga. Hari n'ikindi kintu kibabaje, usanga hari abana nyine nk'uko wambazaga baba bashaka kujya muri sinema nyarwanda, bashaka kugira ngo batangire bakore, babyirukanyira cyane, akagerayo agahura n'umuproducer akamubwira ati wowe rero ntacyo jyuze ukine. N'ibintu bibiri, akajya gukoresha casting akaka amafaranga yo kugira ngo muze mukore casting, mukaza mukishyura abantu nka 200, ari bukuremo abantu 2. ubwo urumva amafaranga akoreye yose, urumva ba bana batanze amafaranga ntibabona akazi ukuntu bataha banze, noneho ya sinema rimwe ushobora no kuvuga ko ari business agacika intege, akabireka akabivamo kubera iki wa wundi ubimwangishije. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari abandi agahamagara abana bakaza bagakina, akabahera saa moya, bakagera saa 4, saa 5, saa 6 z'ijoro, ntanabahe n'igiceri cyo gutega. Urumva umwana nta kintu umwangishije ku byo yakundaga. Ibyo se bibaho muri sinema nyarwanda? Bibaho, urakubwira ibyo nzi ko bibaho, niyo mpamvu mbikubwiye niko bibaho. Bibabaje, ahubwo babyumve, ababikora bahinduke, babihindure, ntabwo ari byiza. Ndatekereza ko hakaba hari amategeko arengera cyangwa se hari amategeko ubwayo ari muri sinema nyarwanda, kuko nk'ibyo uvuze byo kuba hari urumva afasha amasaha ajya kuba y'umunsi yose, ndetse akanataha bwije, ariko agataha nta na ticket aha, kandi yarari kuba yagukina cyangwa yagufasha mu kazi kawe. Sinzi nimba hakaba hari amategeko muri sinema arengera abantu nk'abo ngabo. Amategeko arahari, nk'uko urabona n'ubu ngubu mu gihugu amategeko arahari, ameze neza, asobanutse, ariko buri gihe tubona abanyabyaha bafashe bayarenzeho. Naho rero nawe iwacu dufite amategeko arazwi, barayatubwira buri gihe, ariko ntabwo wabura abayarengaho. Ari nayo mpamvu mbivuga ngo abakibikora rwose nibagira umutima wa kimuntu,
ureba uwo mwana urimo gukoresha, uwo mwana ukunda kuba yaba umukinnyi wa filime uri mu byangisha, nibo bagenda bazituka, nibo batuma abanyarwanda ugasanga benshi ntabwo bakunda kureba filime nyarwanda, ugasanga barimo kwishakira kureba izo muri Nigeria kuri Netflix, agasobanuye izacu ntibazireba kubera iki, n'abandi bazikundaga bakabaye baza undi akayireba kubera ko harimo murumuna we, harimo umwana we, harimo mushiki we, musaza we, nawe nyine yagiye ayimwangisha, ambwira tuzi ibintu biba hariya, ugenda ugakina ukagira rimwe na rimwe ukaba ntunarye. Urumva ubwo ngubwo habayemo ikintu cyo kwangisha abantu umwuga dukora. Okay, Jeff, dusa nk'abagana ku musozo, mu bwana bwawe n'umwuga urimo uyu munsi, tunyuremo gato mu bwana bwawe bihuze n'umwuga urimo uyu munsi. Mu bwana bwanjye rero kenshi nakundaga guceceka, nta nubwo najyaga mvuga cyane, ahubwo na n'ubu abantu bajya batangara ngo gusa ukina gute ko tuzi guceceka cyane, ariko nanone narabikundaga cyane nyine n'umwana, nakundaga gukina amateatre, buriya gihe nigeze no kujya njya kureba ahantu yanga asobanura nkiri umwana, nagiye dusobanuye igihe tutagiye ku ishuri, kubera ko ugasanga buriya turimo turigana ba Jackie, ba Donien, ba Jetri, kubita imigeri dukora ibiki. Urumva ibyo byose byari ni ibyiyumviro nari mfite mu byo gukunda. Okay, umukinnyi nyarwanda wakuze ukunda yaba ari inde? Umukinnyi nyarwanda nakuze nkunda, buriya nakundaga abantu babiri, nakundaga Paul ni Willy Ndahiro na Daniel Gaga. Bariya bagabo buriya kubera ko ari nabo buriya dusa nkaho twabonye mbere, badukundishije nyine filime nyarwanda. Okay. Nanone twaguha igihe gito kugira ngo ugire inama cyangwa se ugire ikintu ubwira urubyiruko rwifuza kuba rwakinjira muri sinema nyarwanda. Ni byiza, icyambere nababwiye bagira ukuntu bihuguramo kugira ngo bakore ibintu byabo neza. Icya kabiri, sinema ni nziza, ni ahantu ukura amafaranga kandi ni ahantu ukura ibyishimo. Buriya twebwe twunguka kabiri, twunguka amafaranga, twunguka n'ibyishimo kandi n'ubwenge nk'uko nabivuze. Urumva niba ibyo dukora ari inyigisho zigisha abandi, nawe uba wize. Okay. Gatoya, sinema nyarwanda ni gute kuba yikina itanga ibyishimo? Kwitwe tureba sinema nyarwanda biduhereza ibyishimo, bituma tumva turuhutse mu mutwe. So ku bakinnyi ba sinema ni gute itanga ibyishimo? Urumva byonyine iyo muri kuri set muba muri abantu benshi batandukanye. Rero buri aba hari ibiganiro, haba hari amabrage, ni ukuvuga ngo umunsi wira n'ubundi urananirwa kuko ni akazi cyane cyane mu mutwe, ariko iyo kuko ntabwo twese dukinira rimwe, ushobora kuva gukina role yawe bagomba gukina, cyangwa muvuye kuri sene wari ugiye gukina, mwarangiza mukicarana n'abandi hariya mukaganira. Icyo gihe rwose muba muri story mwishimye, mumeze neza. Okay, kuri wowe Papa Sava n'abamenyi, ubona ari nde muhanga cyane kurenza undi? Ni ibintu ariko n'abanyarwanda bakubwira aho ngaho. Papa Sava ni umuhanga, ni umuhanga cyane, haba mu kwandika buriya, nta nubwo yandika buriya filime gusa, yandika ibintu byinshi, yandika filime, yandika imivugo, yandika buriya n'igitabo, yakwandika ibitabo byinshi nuko badafite umwanya wo kubikora. Ni umuhanga cyane. Ikindi cya kabiri buriya ni umugabo mwiza, umugabo mwiza wifuza iterambere rya sinema, ukunda abakinnyi be, wifuza ko batera imbere, utakora ikosa nk'iryo navugaga mu kanya, kuko buriya
ni umuntu ugerageza ngo abakinnyi be bishime kandi batere imbere banafashe na famiye zabo. kuva ahura na papa Sava n'iki waba waramwigiye? Ni byinshi byinshi. Icya mbere ni urukundo n'ububyeyi agira muri we, kuko usanga abantu tumukorera adufata nk'abana be nubwo harimo n'abamuruta, akagerageza kudutwara nk'uko umubyeyi atwara abana, aho umukosheje akabakosora kandi akamenya ko mukeneye ibi ngibi mugomba kubibonera iki gihe. Ibi bintu bye mbese biba biri ku murongo, cyane cyane namwigiyeho gushyira ibintu ku murongo, gukora ikintu mu gihe cyacyo. ese mbere yuko dusoza nanone mbere yuko dusoza, hari wowe hari uburyo waba utekereza ko waba umuproducer ukaba wagira filime yawe bwite? Cyane. Buriya rero ntukabibone kuriya nkugira ngo biranoroshye, bisaba agafaranga. Nigeze no kubigeragezaho ariko amafaranga aba mu makeya mba mbiparitse, ariko ndacyafite icyo gitekerezo. Ku muntu yifuza kuba yatangira kuba producer wa filime, ushobora gutangira nko kuri bishinga ingana gute? Aho biterwa nyine na filime wowe watekereje gukora yariyo, ariko bisaba agafaranga. Ariko hari bije ishobora kuvuga ngo hagati ya gutya na gutya ushobora gutangira. Buriya icya mbere, buriya ugeze kuri set ubona n'utundi tuntu utari warapangiye. Niyo mpamvu iyo ikindi cya kabiri, buriya iyo ugiye kubikora wegera n'ababizwi kurusha nyine mukabanza mukabyigaho neza kugira ngo bitazakuvanga. Buriya nanjye urumva ubu ntago nahita nkubwira amafaranga ukoresha kandi urumva nanjye narafailinze. Ndacyashaka kongera nkasubira inyuma nkabikora neza, nkareba nungira inama cyane byandukanye. Yes Jeff, urakoze cyane. Reka tunagushimire kuba wemeye ubutumire bwacu kazana kuri Good Rich TV, uganirije byinshi abanyarwanda ku bijyanye na sinema nyarwanda. Ku mwanya wo kwakira telefone wenda ntawo dufite kubanditsa ibitekerezo, so turaza kubinyitwara kugerageza kubinyuzamo amaso. Zanye muda filime nyarwanda, murakoze. Ni Manzi wa Mind. So reka kubijyanye n'umwanya ntago turi bwakire telefone. Reka tugushimire kuba wemeye ubutumire bwacu. Murakoze cyane kandi ukomeze kugira umwaka mushya muhire. So reka nshimira abanyarwanda mwese aho twabonaga mu kiganiro cyacu Just Iri. Hari ikintu kindi wifuza kubwira abanyarwanda? Nuko ndabakunda, abafana banjye, mukomeze murebe filime nyarwanda, inkunga n'ukuzireba cyane cyane. Abanyarwanda dukunda filime nyarwanda buriya, kandi mbifurije umwaka mushya muhire, muzaronke ibyo mwifuza byose, Imana izabibahe. Yego, nanjye reka nunge muri rya Jeff nanasoza. Reka nshimire umunyarwanda wese twabonye muri iki kiganiro, reka nshimire umunyarwanda wese wagize amahirwe yo kwinjira muri uyu mwaka wa 2026. Reka uyu mwaka uzakubere mwiza ndetse uzaba umugisha kuri wowe. Reka mbwirwa twongera guhura muri kiganiro kuwa gatanu guhera saa 8 kugera saa 10 z'umugoroba. Nitwa Cengi bisanzwe, ndabakunda cyane. Imana ibamugisha ndetse mukomeze kurikirana gahunda za Good Rich TV kuko zo zirakomeje. Ngewe mbagiye naho kuwa gatanu none mu masaha nk'aya. Imana ibamugisha. Peace out.